Murakaza neza mu isi y'ubutubuzi n'uburiganya, aho usanga umuntu cyangwa itsinda ry'abantu bagerageza kwiba cyangwa kuriganya inzirakarengane bakabatwara ibyabo. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ubwoko bw'ubutubuzi bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga, turebe uko bukorwa, turebe ingaruka zabwo, duhereye ku butubuzi bw'amagambo banga tugeze ku butubuzi bw'ubuzima bwite cyangwa se ubutubuzi bw'umwirondoro wa muntu. Turabirambura neza tumenye amakuru ajyanye nabyo by'umwihariko, kandi dusobanukirwe uko bikorwa n'ingaruka bishobora kuba byaguteza. Isomo rya mbere ukwiye kwiga mbere yuko dukomeza ni uko ubutubuzi buza mu buryo butandukanye kandi bukaza mu mabara agiye anyuranye, ari nayo mpamvu ngusaba gukurikira neza witonze udasimbutse, nkakugaragariza byose ubwoko bw'ubutubuzi ndetse n'uko wabwirinda. Ubwoko bwa mbere bwa scam cyangwa se ubutubuzi nk'uko bakunze kubyita ni ubwitwa phishing scams. Ubu ni ubutubuzi bwibanda cyane mu gushuka abantu bikarangira batanze amakuru yabo y'ibanga bakoresha, arimo email yawe ndetse na password yayo. Ibi ni ikosa rikomeye cyane kuko kubazi gufungura email, tuzi ko iyo ugiye gufungura email haba harimo imyirondoro y'ibanze, harimo telefone yawe ndetse n'amazina yawe bwite. Bityo rero iyo utanze amabanga yawe usanga hari byinshi uba utanze bihwanye no kuba utanze ubuzima bwawe bwite bwa telefone cyangwa se bw'ikoranabuhanga. Nyuma yaho ushyiremo email yawe na password kuri ya platform udafitiye amakuru ahagije, bishobora kukuviramo kubura email yawe, ndetse n'iyo uyifite ahanini 80% ntago iba ikiri yawe, nta nubwo aba ari wowe uyigenzura, kuko hari abandi uba wemereye cyangwa se uba wameneye ibanga rya password cyangwa se ry'ibintu byose ukorera kuri email yawe. Aha kandi dusangamo abantu bashuka abandi bikarangira bujuje cyangwa se bagashyira umubare wa credit card zabo, ngo ni credit card number, bikarangira babishyize kuri rwa rubuga cyangwa se ya platform twabonye hejuru ibitizewe. Reka dufate urugero rworoshye cyane kugira ngo ubyumve neza. Umuntu X akeneye kumenya amakuru yawe y'ubwishu cyangwa se bw'imikorere y'amashuri yawe. Afashe iya mbere, akoze urubuga, agusabye kwinjiza email yawe, aho ufite amakuru ko uzajya ubona amasomo y'inyongera ku buntu, filime zisobanuye, imiziki igezweho n'ibindi. Birangiye nawe ushyizemo email yawe na password yayo. Mu by'ukuri wowe ubonye nta ngaruka biguteye, ariko nyir'ubwite X nk'uko twamubonye hejuru abonye amakuru yawe yose yashakaga. Afite ubushobozi bwo guhita afata email yawe agakora login mu yindi device, agahindura password na recovery number, akayisiba agashyira hiye. Ibi cyane biba ku ba YouTubers, ugasanga bamwibye YouTube channel cyangwa se YouTube account muri ubu buryo, akibaza ukuntu byagenze akabiyoberwa. Rero ni ingenzi gutanga email ya telefone yawe ahantu ufitiye amakuru yizewe wakoreye ubushakashatsi kugira ngo utazajya uhura n'ibi bibazo. Ubundi bujura karundura bunahangayikishije isi yose ni ubutubuzi bw'umwirondoro. Ubutubuzi bw'umwirondoro n'ubuzima bwite cyangwa se ubwo bita identity theft, ubu ni ubujura bubi cyane cyane inshuro zirenga 100,000. Ibi bikorwa iyo umuntu yasabwe gutanga amakuru ye ya nyayo bwite, arimo amazina nyayo, aho atuye, n'aho yavukiye, ibyo akora, yewe bikarangira yemeye agatanga byose, agatanga nomero ye y'irangamuntu, identity number. Hakaba hari naho bagusaba gusinya bakoresheje ikoranabuhanga, electronic signing. Ibi rero ni bibi cyane cyane. Ahangaha bikunze kuba ku bantu bijejwe guhabwa akazi, ugasanga bakubwiye yuko baraguhereza akazi hanze, mu bihugu byo hanze, muri Canada, muri Amerika, usanga barakubwiye bati
tanga iyi myirondoro turaguha akazi mu bihugu byo hanze. Aho rero abantu batanga ayo makuru bagaragarizwa ko hari umubare munini w'abakozi ukenewe, bikarangira wizeye ibyo bakubwira ugatanga amakuru yawe yose. Amakuru utanze azifashishwa mu gukora ibyaha byinshi bitandukanye, aho bizitirirwa izina ryawe, kandi koko ni mu gihe bizaba bigaragara mu mazina yawe n'umwirondoro wawe wuzuye neza nk'uko uzaba wabitanze. Kanda subscribe mu gihe utarayikanda, ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Ukunze amakuru akubiye muri iyi video, wayiha like ukayisharinga ku nshuti nabo bakamenya amakuru akubiyemo. Twandikire tuganire muri komenti kugira ngo uduhe ibitekerezo, ibibazo n'ibyifuzo by'ibyo twavugaho mu biganiro byacu bitaha. Ubwoko bwa gatatu nabwo bubi cyane ku rwego rwo hejuru kandi buhangayikishije isi, by'umwihariko abatuye muri Afurika, ni bizinesi za online. Izi ngizi rero ziza mu bwoko twise online investment scam. Ubu ni ubutubuzi bwizeza cyane abafite izi mbuga nkoranyambaga, bakabizeza inyungu y'umurengera mu gihe bashoye utuntu duke cyane, cyangwa se bakabizeza kubona amafaranga menshi cyane batanashoye. Mu by'ukuri rero nubwo tubona yuko birangira bihabanye n'ukuri kw'amakuru bahawe cyangwa se nta kintu bakuyemo mu byo bari bakurikiye. Reka nanone dufate urugero rwihuse cyane. Uri muri gurupe ya WhatsApp, uhawe link ikwemeza ko urayijoyininga, warangiza ugasharinga link mu magurupe 5 n'abantu nibuze 15, hanyuma ugahabwa $500. Urabikoze nibyo, ubonye yuko amafaranga ari kujya yiyandika, ariko icyitondero kuyabikuza, nusubira inyuma bazakwereka yuko bitashoboka. Tekereza neza, uzasanga nta kintu wakoze muri iyo minota gishobora no kuba cyakwinjiriza amafaranga y'u Rwanda 1000, aho kuba nibuze ibihumbi 500 by'amanyarwanda cyangwa se ya $500 nk'uko twabibonye hejuru. Ahubwo umwirondoro wawe uzaba wifashishijwe mu kuyobya abandi, yewe nawe utisize, bituma akawunti zawe zose wakoreshaga zihanwa. Rimwe na rimwe nawe uhabwa ibihano bikakugeraho. Ubwoko bwa nyuma mu bwo twateguye uyu munsi ni ubwoko twise romantic scams. Ubu ni ubutubuzi bukorwa na bamwe biyitirira amazina y'abandi, cyane cyane abo mukundana. Niba ufite umukunzi wawe bikarangira bagusabye amafaranga cyangwa se andi mabanga, bitwaje izina cyangwa se andi makuru y'uwo mukundana. Ibi rero nibyo kwitonderwa, kuko hari igihe usanga yahuye na bumwe mu bwoko bw'ubutubuzi mu bwo twabonye hejuru, burimo ubw'umwirondoro, bikaba intandaro yo kumugeraho, nawe bakamutubura bakwifashishije. Mu by'ukuri ubutubuzi bukorwa hagendeye ku byifuzo by'abantu. Ugasanga abantu benshi bafite icyifuzo bahuriyeho, umuntu ugiye gukora ubwo butubuzi nicyo agenderaho kugira ngo atuburire abo bantu. Ibyifuzo byinshi dusanga abantu bakunda kugenderaho ni ukuba abantu bafite inyota yo kubona amafaranga ku buryo bworoshye, cyangwa se gukira binyuze mu nzira zoroheje cyane. Abatubura usanga basoma bakanasesengura ayo marangamutima, bigatuma babasha kugera ku migambi yabo mibi. Mu by'ukuri rero baravuga ngo kwirinda biruta kwivuza. Reka noneho turebere hamwe iby'ingenzi bizakubwira imbuga cyangwa se linki z'ubutubuzi uzirinda kurusha ibindi. Icya mbere, uzasanga bene izo mbuga nkoranyambaga cyangwa se izo linki zizeza ibitangaza bikomeye cyane, harimo kubona amafaranga y'ubuntu, kubona akazi hanze bitagusabye, yewe n'amashuri. Ukibaza ukuntu ushobora kujya hanze ushyize mu bwenge, mu nyurabwenge, ukibaza ukuntu uzajya gukorera mu Bufaransa
bakakubwira yuko atari ngombwa ko uzi igifaransa, ikinyarwanda gihagije, kandi bakakubwira yuko uzajya ukorana n'abafaransa, nawe ugatekereza ukumva koko bidashoboka. Ibyo rero uzasanga bakubwira kandi kubona amafaranga y'ubuntu. Urumva, ibaze u Rwanda dufata nk'igihugu wenda gitoya kirimo abantu miliyoni zigeze kuri 13 n'abandi, baramutse bose bajoyininze iyo linki bakabona amadolari nibuze 100, tuvuga amadolari 100. Kuba n'abo bantu buri muntu wese aramutse ayijoyininze, kumva amadolari yaba yinjiye mu gihugu. Icyo ni ikintu cya mbere nusesengura kizakubwira yuko iyo linki iri kukubwira ibintu bidashoboka. Urugero rwa hafi ni amalinki akunda kuza yiyitira Minisiteri y'Urubyiruko bavuga ko hari inkunga barimo gutanga igenewe urubyiruko. Izi mbuga kandi zikoresha ibirango n'amazina by'amasosiyete cyangwa se abantu basanzwe bazi, aho usanga nk'urubuga runaka rwiyitiriye MTN, Bralirwa, Minisport, cyangwa se amazina y'abantu bwite nka Sena Gerard, ugasanga barakubwiye ngo harimo gutangwamo akazi. Usanga kenshi badatinya no kugera ku birango by'igihugu. Mu by'ukuri rero ibingibi biba ari byo kwitonderwa, ukabanza ugashaka neza amakuru, kuko ntago ushobora kuba wapfa kubona amakuru nk'ayo ngayo mu busa. Biba bisaba kugira ngo ubanze usesengure nawe, wanarize urebe niba koko ibintu ugiye gukora cyangwa se ibintu uri kubona nawe bishoboka. Kora rero ibi kugira ngo wirinde, dore uko wabyirinda. Icya mbere ugomba gukora ni ugushaka amakuru ahagije kuri business mbere yo kuyijoyininga se cyangwa kuyitabira. Mbere yo kuba watanga amakuru cyangwa se ibindi bintu winjiza kuri ya linki cyangwa n'ahandi hose, mbere yo kugira ngo ube wabaha amakuru, ugomba kubanza nawe ukabashakaho amakuru. Mbere yo kugira icyo ukora urabanza ukabaza amakuru. Hari abantu benshi cyane ushobora kuba wabaza amakuru, harimo no kuba wakanda subscribe kuri uyu muyoboro kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byacu nk'ibi byiza cyane kandi by'umwihariko bidasanzwe mu ba mbere. Icya kabiri, itondere message zose zaba iza WhatsApp cyangwa se ama-email zigusaba amakuru mbere yo kwemera gukora akazi, kandi wibuke neza niba hari ako wasabye. Mbere yo kugira ngo uvuge ngo ndaprovinze aka kazi ngiye kugakora, reka nohereza amafaranga bansaba, bambwiye yuko ngiye kugura ibikoresho nzagenda mbikoresha. Yes, banza wibaze, aka kazi naragasabye? Umuntu uri kubimbwira mufiteho amakuru? Ni umuyobozi leta yashyize mu nshingano. Nyuma rero yo guhuza amakuru, nuramuka usanze ari ngombwa yuko ubikora, uzabikora, ariko wabanje gusesengura. Oza kandi antivirus muri computer yawe niba uyifite, kugira ngo wirinde amakuru nk'ayo adafite impamvu. Telefone cyangwa computer byawe bihore biri updated. Nyuma yo gusobanukirwa neza ubutubuzi bukorerwa ku mbuga nkoranyambaga icyo ari cyo, ukamenya uko bukorwa, isoko yabwo, nuko wabwirinda, nubishyira mu bikorwa neza nk'uko tubivuze, ntuzigera wongera guhura n'ubutubuzi. Uraba wirinze kandi urinze n'inshuti zawe n'abanyamuryango bawe, kugira ngo badahura na bene ibyo bibazo cyangwa se batazatuburirwa nabo, nk'uko tubonye yuko bishoboka kandi ari ibintu byoroshye mu gihe utasesenguye. Like iyi video niba hari ikikumariye, ukande subscribe kugira no kunzogera kugira ngo uzajye uhora ubona ibiganiro byacu bitaha.